mu minsi ishize nibwo bwa mbere mu mateka nabonye minisitiri usebera mu bukwe mbona rwose abuza aho kwirwa abuza aho yihisha ndetse na bamwe mu barinzi be bagira gutya baravuga ati rwose boss aradutamaje ntituri bumukurikire. Gusebera mu birori nyine narasebye nibyo ariko biri mu ngaruka z'icyo nakoze kitari cyiza. Nubundi ntago ndifuza kugaragara mu bantu kubera ibimwaro by'ibyo nakoze ntaga kanya ndakisha ahubwo sinzi ukuntu mumvumbuye. Reka dufate ibanga dufate bamenya dufate my heart ya Kiramani ndetse dufate n'intimba ya Lavi. Yego. Uyu munsi wa none ni iyihe filime ku giti cyawe uramutse utanga award wumva wahereza igikombe? Abenshi ubu ngubu bamberaga nka miroir ntago bakiriho cyane kuri social media. Hola my people, what's up Kigali? Ladies and gentlemen, my name is Eric Stonchi, the Superboy. Samba ntibagwe ntetatu bwiza umuzitagira inenge no ku cyumweru njya nkora ku kapeti ya push nza propoza my equipe yatiza pete bayita mu matsinda. Abanzi ndabasuhuje n'abanzi ntimubigire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Iracyari Big Town TV ngendi Professor Cyucyu nkuko mubibona kuri screen zanyu cyangwa se kuri kamera za Big Town TV turi kumwe n'umwe mu byamamare bikomeye cyane n'umwe mu bagabo bakoze ibikorwa byinshi bye bitandukanye hano mu Rwanda muri Bandika Bandua. Uyu munsi wa none navuze ngo reka nze nanjye ntera intambwe nka Professor Cyucyu. Ese muri kwibaza ngo ninde tugiye kuganira? Ninde muntu wadutanze kumumenya muri comment bishyiremo kugira ngo tubashe kuza kubana twamaze kumenyana. Yitwa Ministry, ntabwo ndibuze kwirirwa muvuga mu mazina kuko nawe nicyo kintu cyaje kimwicaje hano kugira ngo abibwire nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abakozi ba Big Town TV. Minister karame wagwani twaturebe se ndabimenyara uragira uti wagwani wagwani umeze fresh ni poa ntago bisanzwe. Mu mateka izi nzozi narazihoranye narazamanywe kumva ko umunsi umwe uzagera nka Professor Cyucyu nkicarana na Ministry. Urakaza neza kandi baguhe byose ushaka. Wow, iyo bagezeyo ubugeze aho bashyikirira. Baravuga ngo burya ngo ikigura no kugera ibwami iyo wahageze umenya byinshi ushobora kuhaka. Baravuga ngo uragabana. Ugeze ubwami uragabana. Uyu munsi nanjye rero naje kwitereka ndavuga ngo rwose aya mahirwe mbonye yo kwicarana n'umwami cyangwa se na Ministry sindibuze kuyatesha nako sindibuze kuyahomba muri make. Namahirwe akomeye cyane kenshi ariko ntarajya muri byinshi. Why Minister? Ikintu kibanze kiriho no kubanza gusuhuza abantu bose bakurikiye Big Town TV. Yego. Nkababwira ngo mwese mukomere. Yego. Yahoza babwira ngo abamumenye bandike muri comment. Byanze kunze murabizi. Uwo mwanya ari mvugira nta muntu wawugeraho nta bawumutoreye. Kandi bamwe muri mwe muri aho ngaho. Yego. Murabizi neza mu ntimba ya Lavi aho niho duhurira. Mukamenya neza nka Minister. Bisanzwe amazina ni Musonera Jean Pierre cyangwa MC Peter mu ruhando rw'inteko y'abanyarwanda rusange mu bijyanye n'ururimi n'umuco mu by'imisango. Murakoze. Yego. Uyu munsi wa none ndashaka kubanza kumenya izina Minister cyangwa se Ministry. Ngiye kuri nimero yanjye handitseho Minister of Rwanda. Ukundeba nicaye aha nta Ministry n'uyu umwe. Nyine mfite ukuntu ndi umuswa tu ntibabindenganyirize. Iyo bavuze Minister nyine ngenzi kari Minister kandi ngo baba Ministry benshi ariko ntago mbanzi ngo bashinzwe iki. Cyakwanze Ministry w'uburezi na Ministry w'intebe. Yego. Ariko abandi ba Ministry bagenda bavuga ntago nzi ngo bakora iki. Hano nzi icyo bahagarariye. Uyu munsi wa none rero ndi kumwe n'umwe mu ba Ministry nagize amahirwe guhura nawe. Ubundi Minister byaturutse kuki cyangwa se ni inshingano zawe cyangwa ni inshingano za leta? Ya, murakoze cyane ndumva kimwe mu bibazo warubajije byari ngombwa no kugisubiza. Ariko abantu mukurikiye Big Town TV mwumvise cyane Eric avuga ati Minister kandi mugasanga kuri papier jaune cyangwa kuri yellow paper mu mutarambonyeho. Yego. Ariko agende kuri yellow paper y'intimba ya Lavi. Yego. Intimba ya Lavi ni filime nyarwanda, filime
tugeza ku banyarwanda. Filime irimo amasomo atandukanye. Muri filime rero habamo ibyiciro byinshi by'abakina, harimo rero na minisita. Minisita rero niwe jyewe, ntago nashidikanya kubabwira ko hari minisita w'imibereho myiza y'abarafi. Minisita w'imibereho myiza y'abarafi. Imibereho myiza y'abarafi. Iyo urebye kuri gahunda yawe cyangwa se ukireba ku giti cyawe, ubona ari iyihe mpamvu yatumye bakwita minisita, bakareba mu bakinnyi bose dufite hano mu Rwanda ba filime bakavuga ngo reka bari we witwa minisitiri? Mu mateka y'u Rwanda cyangwa se ya sinema nyarwanda nibwo bwa mbere twagize umukinnyi witwa minisitiri. Aha rero kuza kugisubiza uretse ko bitanangora cyane, ariko numvaga nari buhe nk'abakunzi ba Big Town TV bayikurikiye bagasubiza iki kibazo. Kubera ko byanze bikunze nta mukinnyi wiselectinga, nta mukinnyi witoranya, habaho director cyangwa producer, hakabaho location manager, hakabaho casting manager, hari abantu mbese bashinzwe gukastinga umukinnyi. Icyo kibazo cyo nshobora guhindura nkakerekeza kuri Big Town TV muri comment z'abafana bagasobanura impamvu. Byanze bikunze hashobora kuzamo na Mabuja Jojo akavuga impamvu yamisemo nka minisita. Cyakora mu makuru makeya nuko yabonye ko mbikwiye, abona ko nabishobora, ahitamo kumpa iyo poste. Yego. Uyu munsi wa none tukumenyere mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ngiye nkuze nk'umu MC, umwe mu bantu ba MCinga mu makwe agiye akomeye cyane, ndetse no mu bitaramo bigiye bitandukanye. Garuka Eric, ntibavuga ntibavuga amakwe, bavuga ubukwe. Yego. Iyo ngiye mbanze ko bigomba mbishyize mu bwinshi. Oya, nta bukwe bugira ubwinshi, ubukwe nyine ni ubukwe. Ni nkuko batavuga amaka, bavuga inka. Yego. N'ubukwe rero bavuga ubukwe, ntibavuga amakwe. Yego. Karako ngako ndetse muranakoze kunkosora cyane. By'umwihariko ntago ari we gusa, buriya n'abanyarwanda muri rusange bakurikiye barabimenya. Yego. Twe tukumenye nyine nk'umu MC wemusinga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi wa none uri umwe mu bakinnyi ba filime ndetse bakunzwe banagezweho, by'umwihariko n'abantu batinya. Wisanze gutahana? Uru ruganda nari ndumazemo iminsi, kuko nibuka ko ninjiye muri sinema nyarwanda muri 2012 nkora filime documentaire bita Urukundo Rukomeza Indahiro. Mugenzi wanjye yari yanditse igitabo nyine tugikorera filime, tukina gutyo. Ariko izina ryari ritarazamuka, urabizi no mihanda iragora, burya umuntu wese agira umunsi we. Ntabwo rero nashidikanya uyu munsi n'uwo. Uyu munsi n'uwo. Ibijyanye n'ibindi nsanzwe mbamo byo ni byinshi. Ni byinshi mu bijyanye n'ibikorwa rusange by'abanyarwanda. Ndi umunyamisango. Ndi umunyamisango, umukwe mukuru cyangwa umusangwa mukuru cyangwa MC. Kuvanga ahantu nagiye gusaba umugeni nta wamunyima. Kandi ndi no gusabwa umugeni ndi umunyabuntu. Ndamutanga kandi neza, abantu banezerewe. Ngira principe ivuga ko ubukwe ari ibyishimo. Ni ukuvuga umuntu watashye uko agomba kwishima mu gihe nicayemo ndi ku ruhembe rw'imisango. Ni bimwe mu birango bigomba kuranga ko ubwo bukwe bwari bwo n'ibyishimo. Rero kwisanga muri societe nyarwanda, kuri social media, muri sinema nyarwanda, nabyo ni iby'agaciro, kuko zimwe mu mpamvu zituma habaho kwandika no gutekereza. Buriya producer iyo ajya gutekereza kwandika filime no gutekereza ku bakinnyi, hari ibintu bigera kuri 3 abanza kurebaho. Iyo arimo akora script abanza kureba ngo ese ndandika iki. Yamara kureba icyo yandika akazengurutsa amaso, akaraba bimwe mu bibazo biri mu bantu cyangwa ubuzima abantu babayemo cyangwa imibereho barimo, akavuga ngo reka ntangire isomo. Impamvu y'inyandiko ya mbere ni isomo. Impamvu ya kabiri ni ukunezeza abareba. Impamvu ya gatatu ni ukumara irunga abantu. Izo ni zimwe mu mpamvu zituma umuntu yandika, ariko iya mbere niyo y'agaciro y'isomo. Ari nayo role ndimo uyu munsi wa none nka minisita. Ndi muri scene ya script yanjye yitwa Isomo. Ni isomo turi kwigisha ibijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi, ubugoma abantu bagirirana, uburyo abantu umuntu ushaka kumugira neza akakwitura inabi, urabizi neza. Niwo murongo turi mu ngo. Yego. Bwana minisita, ntajya ku bintu byinshi cyane. Mu minsi ishize nibwo bwa mbere mu mateka nabonye minisitiri usebera mu bukwe. Mbona rwose abuza aho akwirwa, abuza aho yihisha, ndetse na bamwe mu barinzi be bagira gutya baravuga ati rwose boss aradutamaje, ntituri bumukurikire. Narangiye kuko nabibonyeho igihushuka, ariko byanze bikunze icyo nzi ku mutwe w'inkuru nuko minisitiri yasebeye mu bukwe. Naho byaje kugaragara aho wari uri mu kirori ndetse wari witeguriye by'umwihariko gikomeye cyane
mu gihe abantu bari kwinjoyinga ubukwe bwa minisitiri haza kugaragara umuntu washimuse cyangwa se wahishe watoteje waruzi ko atazagaruka ujya kubona ubona kuguyeho cyangwa se kuguye igitumo birangira uhasebeye biriya bintu ndagira ngo uduhe ku makuru neza by'umwihariko wabyagitinze wabyitwayemo gute. Ntago nubwo ubonye warimo bivuga ngaseka ntago nari nsetse kuko bishimishije. Yego. Zimwe mu mpamvu zari zitumye nseka nuko kuntu uvuze yuko minisitiri yasebeye mu bukwe kandi yiteguriye n'abarinzi bakanga no kumukurikira. Yego. Nabivuze mbere, zimwe mu mpamvu zituma umwanditsi yandika script. Yego. Ni isomo n'inyigisho. Abantu bakurikira bose filime Intimba ya Ravi abayikurikira barayizi neza kugeza uno munsi wa none. Buriya niyo kano kanya ndabizi neza abantu bakurikiye Big Town TV baraza gushyiraho comment, baraza kubisobanura. Bashobora no buriya bafite nuko bavuga umwanditsi w'iriya filime, bafite nuko bamutekereza, bafite uko bumva abana mushimira bamubonye, kuko uyu mwanditsi wacu, producer wacu ari mu kazi. Yego. Ari mu kazi, ari ku mitima y'abanyarwanda cyane. Arimo arakora. Umushimagiza bati uyu mwaka agomba kumeza amaward agiye atandukanye. Rwose award arazikwiye, ahubwo n'abandi bataramutora barebe ko Jojo bamwiteho bamutore kuko akwiye award. Ukurikije ukuntu filime Intimba ya Ravi yanditse itandukanye na filime tugenda tubona mu Rwanda. Ntabwo mbivugira ko nyikinamo. Yego. Oya, simbivugira ko nyikinamo, ahubwo uyu mubyeyi azi kwandika. Ikindi afite umwanya uhagije wo kwicara agatekereza igikenewe mu banyarwanda. Gusebera mu bukwe kwa minisita ntago ari igitangaza, kuko umuntu wese wakosheje cyangwa wahemutse iyo igihemu kimugarutse aramwara. Yego. N'umuntu wese wifurije umuntu ikibi, iyo ikibi kimugarukiye ababara kurusho yari yagiteguriye. Rero nibyo byambayeho, ntago ndi bubitindeho, cyane ko nubwo Big Town mumpize mukambona, nubundi ntago ndifuza kugaragara mu bantu kubera ibimwaro by'ibyo nakoze. Naga kanya ndakishe, ubwo sinzi ukuntu mumvumbuye ndakishe, ariko buriya nimuguma kunkurikirana cyane, ariko mukurikira cyane Intimba ya Ravi muraza kujya mubona ahantu ngiye mperereye, kuko Jojo ntago yandeka, ndabizi buraza nkurikirana no mu mwobo, naho najya kwihisha niyo natora amashashi ndabizi kazankurikirana. Abantu bakurikire Intimba ya Ravi bajye bakurikira, ndabizi Jojo azampiga azambona. Ubu ngubu ntago azaho ndi kuko n'uburyo nagiyemo nawe ntiyambona, ariko ndabizi ko azambona. Rero gusebera mu birori nyine narasebye nibyo, ariko biri mu ngaruka z'icyo nakoze kitari cyiza. Uyu munsi wa none kenshi na kenshi benshi mu bakurikirana sinema nyarwanda cyangwa se filime izari zose hari ubwo badufata muri character y'ibyo dukina. Uyu munsi wa none minister ashobora umupapa wubatse, ufite urugo mbese ufite umuryango, ariko hari abantu benshi bakurebera mwiri ya shusho. Bifata ko ati umuntu w'umuyobozi nk'uyu ushobora gukora igikorwa nka kiriya, kuburisha umuntu runaka, by'umwihariko nawe ahari buze gusebera mu ruhame, yaba abana bawe cyangwa se umugore wawe n'inshuti muri rusange n'abakunzi bawe, hari uburyo bakwakira. We muri societe abantu bakubona gute? Muri societe rero, ubwo ndagaruka gato muri societe rusange hanze aha. Minisitiri ubundi ni umubyeyi, umupapa ufite umugore, ufite abana ndetse n'abakuru, harimo abarangije kwiga, ko nk'abanange babiri barangije segonderi bose, urumva ko turi bakuru. Icyo nshaka kuvuga rero mu bijyanye na societe nyarwanda nuko abantu babona umuntu, niyo mpamvu ituma twandika. Impamvu ituma twandika tugakina ni ukugira ngo tubashe gutanga amasomo ku bantu. Abantu benshi bakurikira sinema nyarwanda ni nk'uko tujya tureba na za zindi zo hanze. Rwose 100% genda jyande ba filime z'abashinwa nkabona babomagura amazu, nkabona imodoka ari babirando babitwika, nkangayika nk'abantu bari abantu bafite imitungo myinshi barayi. Nuko rero umuhanga wa nyawe n'umunyeshuri mwiza ukurikira sinema ayifata nk'ibiririri, nk'ibintu biri kuba ako kanya. Ahubwo zimwe mu mpamvu zakabaye zibazwaho ni ukwibaza ngo ese umuyobozi kuki yakora biriya. Zimwe mu mpamvu zituma rero umuyobozi abikora ni ubutware aba afite. Hari igihe umuntu ahabwa ubutware cyangwa ubusonga ntabukoresha icyo yakabaye akora. Niba ugira umugisha wo kuba minisitiri nk'uko ndi kwa acting role, ukaba ufite amahirwe yo kugira ubufasha mufashe, niba hari umuntu wagufashije akakwishyurira ishuri, akagufasha mu buzima busanzwe, ugakura ukazamuka ukabona urahageze, wimwitura kumuhemukira, ahubwo mwitura neza yakugiriye. Rero ibintu byose bibaho mu ngaruka.
yego yego. uyu munsi wa none sinema uyimazemo igihe kitari gito ariko kitari na kinini cyane mba ntibeshye. Ndabanza kwibaza ngo ese mbere wari ufite inzozi z'uko uzamukinnyi wa filime? Yewe nabyirutse nkunda filime ariko ntabwo nagize opportunity yo guhita mbyinjiramo cyane. Urumva natangiye kujyamo muri 2012 nyuma mvaho maze gukora iyo ngiyo nkora indi bitaga Papa Kiroso ari nayo abantu benshi hanze bari banziho. Ubu nyine Papa Kiroso byasimbuwe na Minister, ariko ubundi niryo zina ryankuyeho kuva muri 2000 kuzamuka kugeza aho twari tugeze ubu ngubu. Niryo zina nari mfite rya Papa Kiroso. Rero namye mbikunda, ngira umugisha wo kugira inshuti zibibamo ziranyactiva nanjye nisangamo. Yego byanze bikunze urumva uri umwe mu bantu batangiye kera muri za 2000. Bivuze ngo uyu 2012 yego umazemo hafi imyaka 13 urimo. Hano mu Rwanda dufite sinema nyinshi, dufite abakinyi benshi ba filime ndetse tukanagira na filime nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu munsi wa none byanze bikunze ufite umuntu wareberagaho kugira ngo uyu munsi wa none umaze kuba uwo tuzi, wa muntu umaze kumenyekana. Ese ku giti cyawe ninde mukinyi wakuze, sino kuvuga ngo wakuze na n'uyu muntu utawemera ngo uyu muntu arakina nkabona ko ibi bintu biri ku murongo? So abenshi ubu ngubu bamberaga nka miroir, ntago bakiriho cyane kuri social media kuko nabyirutse giye nkunda filime za Bakanyombya. Yego Kanyombya na Nyagahene na Samusuri na Papa Sava Sekaganda. Ya Sekaganda abo bantu bane bari abarora umudo banjye, bari abantu bo kwigiraho ariko cyane nkakurikira Samusuri na Nyagahene. Ku buryo nyuma maze kwinjiramo muri sinema nakunze kwegerana cyane na Nyagahene, niyo wabaye inshuti yanjye ya hafi. Negerana nawe ko hari na filime nyinshi nagiye nkora nizo ge nanditse, nagiye nkora Nyagahene nkamwactivamo tugakinana n'abanzovu. Nabo bantu nagiye nigiraho cyane ariko ngakunda cyane Samusure, imyandikire n'uburyo yactinga nk'umuntu w'umusirimu kandi hanageraho yactinga nk'umuntu byacanze ukabona arabishoboye. Kugeza kano kanya agende mu bantu numva nta role wambwira ngo ngiye gukina ngo nyange. Cyane cyamfa kuba nzi ko hari scene ngiye gukina kandi ni filime rero ntago ari ihame ko ibyo bintu biriho, ni ibyanditse tugomba gukina ngo twigishe abantu. Nta nimwe nasika. Yego uyu munsi wa none dufite filime yitwa Inzira y'Umusaraba, dufite filime yitwa My Heart ya Kiramani, dufite filime yitwa Intimba ya La Via Jojo, ndetse tukajya n'indi filime yitwa My Daughter y'uwitwa Obed Nibanga, tukajya na filime yitwa Ibanga, tukajya n'itwa Bamenya. Izo filime kwanza ngiye mu mibare myinshi, reka dufate Ibanga, dufate Bamenya, dufate My Heart ya Kiramani, ndetse dufate Intimba ya La Via. Uyu munsi wa none ni iyihe filime ku giti cyawe uramutse utanga award wumva wahereza igikombe? Muri izo zose ukuzimbwiye kano kanya ntitaye ko Intimba ya La Via nyikinamo niyo na award. N'impamvu ebyiri nshaka kuzikubwira. Kenshi filime nyarwanda iyo ibonye ukuntu itangiye yanditse naho isoreza, ubwabyo bishobora kuguha isura y'umwanditsi, bishobora guha icyerekezo cy'umwanditsi, bishobora kukubwira ngo uyu mwanditsi azi ibyo akora cyangwa ari muri business. Impamvu nkubwira ngo jye nagiye Intimba ya La Via mereye kuri episode ya mbere. Uyu munsi wa none bageze ku 191. Mereye kuri episode ya mbere ni filime narebye maze kuyireba giye nagiyemo bigeze muri 78. Igeze muri episode ya 78 ariko guhera kuri episode ya mbere nyireba kugeza kuri 78 yari igeze nta na rimwe nari bwageraho numva nayirambirwa cyangwa nayisubika ngo mbe narara ntayirebye kubera impamvu ebyiri. Uburyo yanditse mara ukuntu umuntu yandika filime akakuraza amatsiko atuma n'ejo uzayikenera, kandi ntarase ku ntego, kandi intego ubona iri hafi. Iteka ugahora ushaka kumenya ngo ni iki gikurikiyeho, what is next, ni iki gikurikiyeho, ukagenda ushaka ibyo. Rero ibyo bintu bigeze mu Ntimba ya La Via naho igeze ku 191, ahigeze ku 191. Kano kanya turimo turibaza ejo bundi ubukwe bwa Minister bwarasebye n'umukobwa we. Aka kanya turi kwibaza ngo ese ko hari ubukwe bwa La Via na Shema bukaba bwari bwapfuye, Shema agiye gushaka Aline, ubu none iherezo ni iri. Ese La Via none na Shema barashakana? Urumva none kugeza igihe tugomba kugerera ku ntego. Rero no mera nkubwira ko jye nayi Howard kubera kubona ko iracyakora ku mitima y'Abanyarwanda kugira ngo bagerane ku ntego. Yego
Filime Indirimbo ya La Vie kenshi bajya bakunda kuyibandaho ndetse banayishinja ko ari imwe muri timu zimeze neza. Uwayikastinze amuhereza amanota nk'umuntu wakastinze abakinnyi b'abahanga gusa. Uyu munsi wa none nk'umuntu urimo ndani bakubajije abakinnyi batatu bagukonvenga muri timu yose y'Intimba ya La Vie ugahitamo batatu bonyine uvuga ati abangaba nanjye ndemera aho ngaho rero nuko wenda waba umbajije bakeya ariko ntitaye ko timu yose myizi timu yose tunabana ariko abakinnyi batatu bankumvika cyane ari bumbajijeho nabakubwira nahera ku musazi wacu Claudine narangiza nkaza nkahita nkubita kuri Jojo nkashyira no kuri Aline ubwo wongeyeho abandi babiri nshobora guhita nkubitamo Biyayo nkakubitamo na Shema oya aho ngaho urengeye ni batatu tuba dukeneye ntacyo kuri batatu rero nafata Claudine nkafata na Jojo na Aline ke yego abo nibo bakinnyi rwose uvuga ati aba bakinnyi rwose iyi casting nta kosa ryabayemo oya abo bakinnyi bo niyo turi kuri seti hari ukuntu batagora director yego wow yego uyu munsi wa none iyo utaza kuba umukinnyi wa filime ntubu mu MC nake kazi kandi wumvaga bari gukora ukagakora neza so wenda nuko ibyo ari byo twavuzeho cyane twarebye ariko bisanzwe jewe n'undi ngira akazi nkora gasanzwe ka leta ndo navuga ngo ndi umutekinisi uri international umutekinisi yuzwi umutekinisi ufite izina kuko nko mu minsi yashize abantu babasha kwitegereza akarere ka Gasabo bitegereza umujyi wa Kigali ibintu bijyanye n'inyubako zigezwe hano mu mujyi ibyinshi biri hakaboko kanje ndi umutekinisi uri international kugeza kano kanya ubu mw'iyi minsi nibwo mpinde akazi vuba ariko n'ubundi njya muri ibyo ubu ndi umwe mu bayobozi ba company bita Alibasha y'umunyamisiri yo muri Egypt ndi nka assistant wa boss nyiri company rero urumva ko mfite ibindi nkora ndi umutekinisiye mukuru ufite uburenganzira bwo kuba naho umuntu akazi mu gihe mbona ashoboye gukora ibyo ndi gukoresha ufite uburenganzira bwo kuba nakwirukana umuntu mu gihe mbona yica akazi mbese mfite akandi kazi nubwo nibyo mbikora yego bivuze ngaha ndavana akazi hehe nibyo gushomera kandi wowe ugafite ariyo mpamvu wahamagaye nawe ukaza kukampa none se we ntabwo ufite uturenze dutatu wayinye ntabona kabiri nta kibazo ubwo nyine ninza gusanga uri muri domaine nakurekirita ntacyo bitwaye reka nize ko uyibuze gukunda yego iki kiganiro cyacu ni entertainment ni showbiz tugiramo ibyiciro bitatu kuganira muri entertainment icyiciro tuvuyemo ariko turacyana kirimo ntabwo turakivamo tukajyamo n'ikindi gice cyitwa igikuta iyo tuvuze igikuta naho nkubaza ikibazo ukansubiza bihabanye icyo bita gutanga igikuta mu bintu ngira ngo urabizi mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ukizi cyane yego tugiramo n'ikindi gice cya gatatu cyitwa nawe namukoresha tukubwira abantu babiri cyangwa batatu ugahitamo umuntu umwe wakubera umukozi wo mu rugo bibaye ngombwa bitewe nuko umuzi bitewe nuko umuzi cyangwa se umwemera cyangwa se umwiyumvamo cyangwa se icyo ubona ashoboye yego ukaba wamuhitamo ukamugira umukozi wo mu rugo ibyo ni ibyiciro bitatu by'ikiganiro cyacu yego yego twigaruke ku cyiciro cya kabiri nicyo bita igikuta iyo ni mikoro ufashe indangururamajwi ntabwo turi muri ntibavuga bavuga iyo nkubaje ngo iyo ni mikoro ufashe uravuga ngo oya nkakubaza ngo niki ukansubiza reka mbisubiremo iyo ni mikoro ufashe oya niki ntibikureba ntibindeba Minister iyo ni ishati wambaye oya niki ni t-shirt ni t-shirt t-shirt ni ishati ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe ubwo amaso yawe abona nawe Minister uwo ni umutwe ufite oya niki ni ingofero aho none utangiye kujyana Minister iyo ni inkweto wambaye
oya niki ni ibikandagizo yego ntango ndumva none uri kugenda ubyumva aho ngo nyine niho batanga igikuta iyo ni mikoro wambaye oya urumva impamvu mbibajije ejo muri harimo motari nabajije nabaza ngo iyo ni moto twaye undi ati oya ni indege undi mubajije ati none se mbaza umukobwa none se nawe ugira sheri gutereta undi ati hoya mu ngegera zintereta na squarimo cyakora yaragukomye byo yaguhaye nyokuru. Yego reka tugaruke muri entertainment. Uyu munsi wa none bajya bakunda kuvuga ko mu ruganda rwa filime habamo ibintu bita amashyari. By'umwihariko umuntu akaba ari gukora neza ariko akagira abantu benshi bamurwanya. Yego. Nk'igihe umaze ku myaka itari munsi y'10 ahubwo irenga 10 kuzamura byanze bikunze hari ukuntu runo ruganda rwa filime nyarwanda urubona. Ibintu by'amashyari hari abantu bashobora kwanga ko umuntu akora neza. Hari abantu bashobora kurwanya ko umuntu ari gutera imbere. Hari n'abantu bashobora kurwanya ibikorwa by'umuntu. We ku giti cyawe iyo urebye nk'igihe umaze mu ruganda uru ruganda rwacu urubona gute? Ibyo bintu byose uko bivuze hanze hano birahari. Ishyari rirahari, inzangano rirahaba, ni ibintu biri kuri social media. Ni ibintu biri mu iterambere ry'abantu. Si naho gusa na ahantu hose iyo hari umuntu uri gutera imbere. Iyo hari umuntu uri gutera imbere, iyo hari umuntu uri kwaguka, hari abantu baba bamubona bakumva bibaye byiza yasubira hasi, bakumva ntiyazamuka. Ku buryo ukora n'ikintu cyiza bo bakacyanariza nk'ikibi. Ku buryo wumva hari ibintu ukeneye kugeraho, ukubona ubirimo wagahita gushakira izindi nzira yakunyuzamo. Muri make ishyari ryo rirahari. Reka mubwire nk'urugero. Nk'ushobora kuba ndi kumwe na wa mugore mwiza w'ikizungereza bita mama wa Pampi. Mwese muramuzi mama wa Pampi. Ntaba ndi kumwe nawe turimo twiyigira imishinga. Ndavana mama wa Pampi rero kugira ngo duture hano i Kigali nuko dukora iki? Ni kugira ngo duture hano i Kigali tusabwa ibingibi dukora ibi nibi. Twarangiza tumaze kwiga umushinga ntidutandukanye. Ntagiye ntahuye n'umuntu ntatangiye kumugisha inama avuga ati se ko navuganye na n'umuntu bita minister ngo dukora ibi nibi biragenda bite? Wa muntu yabyumva gusa kubera ishyara amufitiye. Amaze kumva ko ibyo twaganiraga ari bimuteza imbere. Agahita amugatira kareka. Ati ibyo bintu ntiwigera ubijyamo, ati na runaka yageze gushaka kubijyamo biramuhombera. Ugahita usanga aramubujije kubera ishyari. Arimo arabona ni yabijyamo harahagera ariko kuko atabishaka agahita muri mita. None ubwo bivuze ngo amashyari muri sinema nyarwanda arimo. Amashyari arimo. Hari andi makuru avuga ko iyi filime mwizi sinema nyarwanda ngo n'amarozi buranga arakora. By'umwihariko hari abavuga ko amarozi akora ngo hari ukuntu umuntu atangira byanga ukajya kubonekana umunsi umwe arabuminza ari gukubita ari gutwika. Binavugwa ko uwitwa Jojo ari gushyirwa mu majwi y'abantu bashobora kuba bari gukoresha umupfumu. Ayo ni ya mashyari. Ayo ni ya mashyari na ya matiku na za nzangano z'abantu. Reka nkubwire impamvu ebyiri. Iyo umuntu afite umuheka cyangwa umwegura agonda ijosi niko bavuga mu Kinyarwanda. Iyi social media tubaho no kuzamurana, no gufashanya. Reka nkubwire mwino sinema jewe ndumwe mu bantu nagize umugisha wo kuba muri komite y'abantu bashinzwe kuyobora sinema nyarwanda. Ngira uwo mugisha ngira ngo ndumwe mu bantu bashinzwe discipline. Icyo nshaka kukubwira ni kimwe, twifuza yuko abantu bose batera imbere. Twifuza ko umuntu wese ufite ikintu azi gukina mu rwego rwo kugaragaza impano ye yashyirwa habona akayigaragaza. Rero bano bantu bamaze kutambuka bamaze kugafata ariko tubivuga nko babivuga, bano bantu bamaze kugafata iyo ugize umugisha ukamubera inshuti ukamubera umwana mwiza yanagukastinze mu bandi nawe ukagira ibikorwa byawe utekereza gukora, aragusapotinga akakuba hafi akagupiningira akagusharingira ku bantu basanganywe bityo nawe ukagenda uzamuka. Rero abantu bavango ba Jojo ngo bafite ngo bandi bapfumu ngo bafite abandi bantu je naga ariko mbyemera kuko nka Jojo abamuzi cyane bazi ko yaturutse kwa Bakiramani akorana kandi Kiramani ababizi bazi ukuntu nawe yagiye azamuka aturutse kwa bamenya n'ahandi ntuze ba Nyaksu hari kwa Banyaksu Kiramani bamufasha aho maze gutangira kubonera umurongo batangira bamuheka agerayo aragafata. Amaze kugafata rero Jojo ntabwo yari kugerayo nawe ngo nawe ni atangira kugira yakora amutera umugongo ye kumufasha. Uwo ni umuco ubundi
uwo ni umuco w'abanyarwanda bakabeho gufashanya no kuzamurana nk'uko uno munsi wa none Jojo aho turi avuga tuwagira agacano ke namufasha kuri piningi no gusharinga byibura nawe akagira icyo ageraho ntabwo ari umuntu tujya kwagitingira tujya gukorera kugira ngo tugume tube nk'abagaragu ararugira cyane ntabwo ari umuntu tujya gukorera ngo tugume tuba abakinnyi be bari aho iyo ufite icyo utekereza gukora ukamwegera ukamugisha inama arakubwira ndibuka nkanjye hari igihe nigeze kumusharinga indirimbo nari nakoze nasohoye ngo nyumvire uko imeze arangije arebye igihe heruka kugiraho n'abasabu mfite ambwira ati birero ntabwo byapfa gukunda ubwo nyine mutumye mena umuceri arambwira ati rero kugira ngo bikunde wowe kora ibyo ukora ubanza uyitunganye neza byaba ngombwa tukayishakira izindi nzira ibanza igacaho byibura tukayisharinga ikabanza ikazamuka ukabona kwimuriraho ibindi urumva ni umuntu uba ukugira inama nzima ugufasha n'ukuntu wazamuka so rero kimwe mu bintu biriho nyine abantu benshi buriya kankubwire muvandimwe nubwo muri abanyamakuru ariko umuntu wakubiswe cyane ahora atekereza iteka yuko hafi ikindi n'umuntu wakennye cyane ntago yakira ngo asirimuke ahora yumva bwa bukene bwabo na za karande byahagurutse abantu rero bameze batyo bavuga ibyo bintu kenshi burya baba barabibyirukiyemo niwabo bibayo banabana nabyo bakumva ko abandi kugira icyo bageraho babicamo siko kuri ntabwo ariko kuri Imana yaha umuntu umugisha Imana yateza intambwe ibitekerezo by'umuntu Imana yaha umuntu igikundiro ibintu akabigeraho ariko bitanyuze mu izo nzira zindi hanze aha rero barabivuga ko bihari ariko ntabwo ari bose babikoresha bene byo gwara bifite ariko hari n'abatabifite ariko nka Jojo nkurikije ukuntu tubana ukuntu mba mbona yihiringa ukuntu mba mbona ashaka abantu baza kumufasha kugira ibyo yageraho ntabwo ibyo bintu mbibona hari abantu bamushinja ko rero uriya mwana buranga ari kwivurunga mu cyitwa hiti uyu munsi wa none ngo Jojo ni umwe mu bantu bafite hiti hano mu Rwanda by'umwihariko ngo amaze kuyobora igikoni cya sinema nyarwanda ese amakuru avuga ko ari kwivurunga muri hiti bikaba biri gutuma nakoresha ingengo y'imari nabi by'umwihariko abantu benshi baribajije ngo mu Rwanda kuva filime nyarwanda zabaho ntabwo bigeze babona ubukwe bwa filime nk'ubwo uwitwa Jojo yakoze bamwe muri bo bavuga ko ari ibyitwa gusesagura yego akaba yashora amafaranga menshi mu bukwe akibagirwa guhemba abakinnyi reka rero nkubwira akantu kamwe ahangaha ndakoresha ururimi rw'igiswahili ntabwo ndi bukoresha ikinyarwanda ndaza kuvuga ngo wenye vuba jinyonge ariko wenda kuko urumva abanyarwanda dufite ururimi rwacu rwihariye duhuriyeho kandi nubwo Big Town TV ikurikirwa n'isi yose yego ndaza no guhindukira mbabwire ngo ndababwiye ngo abanyeshyari biyahuri yego impamvu ituma mvuga gutya niyi ubukwe uko Jojo yateguye niyo mpamvu nahoze nkubwira ntimitegurire ye itandukanye n'izindi sinema ni nayo mpamvu nge namuha award wera muri episode ya mbere kugeza ku 191 yasohotse uyu munsi ubwo bazakurikira iki kiganiro bazabimenya yego ndagira ngo ngire ko Jojo ari mu murongo wo guha abanyarwanda icyo bakeneye nimba nyine ari filime turi gukina tukaba tugezeho ubukwe ni umunyarwandakazi azi ubukwe uko buba azi ubukwe uko gutegurwa kugira ngo rero filime igire agaciro nashyira ibikenewe mu kintu niyo mpamvu twateguye nyine buriya bukwe amaze kubutegura ashaka n'ababutaha none se umuntu iyo afite ubukwe ntatumira cyane aratumira ashaka ababutaha ashaka fanta abantu bari bunywe ubukwe bukwe nyine kuko dukeneye kwereka abantu ubukwe bwa nyabwo ni filime ariko ubukwe bwo mu Rwanda buba gute niyo mpamvu hajemo n'imisango abantu baganira imisango abantu barakenyera abandi bambara amakoti dufatana na tente dukodesha sare yo gukoreramo ubwo bukwe kugira bugende neza rero Jojo abavuga ibyo ni babandi nabwiye ngo nyivuwa jinyonge ni babanyeshyari nyine nk'abo ngabo bose ariko umurongo wa Jojo arimo niwo kuko nimba ari filime igeze ku bukwe n'ubukwe ubukwe ni wowe tububone abantu we kutubwira ngo abantu ngo barariye ngo baricaye bararya ku meza abantu bakeneye muri salo bakicara kuri sala amanje ntihagire n'umugato wagera n'icyayi ngo abantu bari muri salo ngo bageze kuri sala yaranje ntabwo ibyo bibaho abantu benshi baravuze ngo buriya bukwe gashobora kuba yaradufeza ari ubukwe bw'abandi bantu ngo buriya ngo yakoreyemo ngo buriya ngo muri filime ngo ntakurushaho gutegura ubukwe ngo bwatwaye hafi bije ya miliyoni 2 ngo zikari muri filime barafatira amafaranga ntago aba muri sinema nyarwanda wakodesha tente abaye musaba aririmbye abakina bake bose bakaza mu bukwe bagakoresha tente iteguye kuriya ari ya filime baravuga ati rero mwana wacu ushobora kuba yarabuze uko agira aravuga ati reka nifashisha amakwe y'abandi
ninjiremo nkiniremo filime ibintu bive mu nzira kandi Imana ikubabarire ntongere kwica ururimi n'umuco ntabwo bavuga nubwo rero bavuga ubukwe ntabwo yigeze yitwerera ubukwe bw'abandi kuko ababasha kureba neza nibashaka basubiza inyuma iriya filime bayisubiza inyuma bayirebe buriya bukwe bwatashywe na bamwe mu bakinnyi nyine bari babuteguriwe bivuze ngo ntabwo twagiye ngo twicare mu isare y'abandi irimo abandi bakwe urumva bwatashywe n'abantu n'ubundi b'inshuti zacu bamenye ko dufite ubukwe kuko iyo umuntu yakoze ubukwe atumira inshuti ze twatumiye inshuti zacu rero abaravi baza gutaha ubukwe bamaze rero gutaha ubukwe turanywa turabyina nk'uko mu bukwe nyine bigenda twatumiye n'abahanzi ababyinnyi baraza baracuranga mu bukwe mbese ubukwe rega n'ibyishimo niyo mpamvu rero abandi bavuga ibyo ngibyo ngo bitwerere ubukwe bw'abandi jyewe nari mpicaye kandi aho nicaye naho nyicaye iruhande tutari kumwe abantu bari bahari nabo nari natumiye nka minisita urumva n'umuryango wo kwa Kalisa abari bahari nabo bari batumiye nko kwa Papa Shema nta bantu bari bahari tutatumiye ntabwo twitwerereye ubukwe ahubwo twarakodeshe dukora ibintu byose kugira ngo duhe abanyarwanda icyo bashaka yego byari byiza cyane cyakora haraho mwaradukomye reka twumve ko Jojo ari umwe mu bantu so kubakoma ahubwo abantu basubireyo bongere bari uko ubukwe butegurwa no rwose musubire ku ntimba rebe icyitwa ubukwe bwahabereye nibwo ubukwe bwa mbere bwabaye hano mu Rwanda mu cyitwa filime sinzi nimba hari n'undi muntu uzaza agakora ubundi bukwe ntawabishobora kuko Jojo reka nkubwire gatoya uretse no gukastinga sibyo afite ba mastermind afitemo abasaza afitemo abantu b'ababyeyi bakuru nimba ubonamo ba Mama Niyori ukabonamo ba Mama Shema ugasangamo umusaza nkanjye nka minisita urumva ugasangamo abasaza nk'abandi ba François ugasangamo abasaza nka ba Damuru hariho ni gute ubwo bukwe butaba ari ubukwe burimo abantu bazi gutegura niyo mpamvu ntabwo Jojo yakwigera yeshwa ntabwo yakwigera acika intege kuko afite abantu bamuha ibitekerezo nyine agakora ibyo akora kandi uriya mwana ubwonko bwe bukora neza cyane nk'uko nabivuze rero mu iki kiganiro cyacu tugiramo ikindi gice cyitwa nawe namukoresha ikiganiro nawe namukoresha ni handi tukubaza abantu batatu cyangwa se babiri ugahitamo umuntu wakubera umukozi wo mu rugo yego ukavuga tuyambera umukozi wo mu rugo nkanakubaza impamvu ukayinsobanura yego turahera ku witwa Jojo nta nubwo ndi bujye kure turafata Jojo dufate umukobwa witwa Nyambo nawe uramuzi dufate n'uwitwa Inkindi Aisha abo ni abakobwa batatu uraduhitiramo umwe wakubera umukozi wo mu rugo Inkindi Aisha kubera iki kubera ko niwe washoborana n'imirimo y'abapagasi no kuvanga Inkindi Aisha muri criteria z'abantu buriya tugiye tureba niyo nabakubwira aho bombi ko ari batatu kuko bose genda bazi ari Nyambo naramukiniye muri filime ze Aisha we ntiturakinana ariko ndamuzi kuko ndamukurikira cyane ku social media na Jojo we tubanye kenshi haba mu birori no muri sinema dukunze kuba turi kumwe ndagira ngo nkubwire ko abo bantu bose uwo nagira umukozi wanjye wo mu rugo na Aisha impamvu namugira Aisha nuko niwe nyine bibereye niwe bibereye nayo kujya muri byinshi niwe uberanye n'akazi ko mu rugo niwe uberanye n'akazi ko mu rugo kabisa Aisha rwose turaza mu badamu dufite umumama mwiza witwa Anita Pendo dufite Tijara Kabendera uramuzi neza yego tukanagira umumama witwa Isheza Sandrine yego abo bamama batatu uwo wagira umukozi wo mu rugo uwo wakoresha ninde Anita Pendo kubera iki kubera ko yajya byebura niyo najya ntaha nababaye yajya marirungu ntago yakwifa ntago mbese nababara byo guheranwa n'agahinda kubera ko burya igihe utunga umukozi wo mu rugo akaba ari isereri hari n'umukozi wo mu rugo rero utunga ukaba mbese niyo waba wabaye kajana atabura inkura gutera byebura ugaseka Anita Pendo rero namushyira ku mwanya wamugira umukozi wo mu rugo namugira umutetsi kabisa inyama akajya zirya bwa mbere yego turaza mu bahanzi dufite umuhanzi witwa Chris Easy dufite uwitwa Bushari dufite uwitwa Riderman hitamo umuntu wakubera umukozi wo mu rugo iwawe Bushari Chris Easy na Riderman abantu rero bose bo
no bambaza ndakubwira nshaka kubwira wenda nka Bushari. Yego. Bushari ariko we burani n'umuhungu wanjye. Yego. Bushari kera mu rusengero naramwigishije muri Sunday school. Rero ndagira ngo nkubwire ko namukoresha kuko si uretse n'ubu ari n'umuhanzi n'ibindi ariko na kera n'ubuto bwiwe ni umunyarwenya. Ni umunyarwenya rero nawe ni umwe nanita pendo kwa kundi bambaje mu bagore ni umuntu mbese utapfa kugirana irungu. Yajya kurapira kabisa kakava. Yego. Mu bakobwa dufite umukobwa witwa Ariel Wezi, dufite Butera Knowless ndetse dufite na Bwiza. Wifuza umukozi wo mu rugo mwabana karamata agukora akazi ko mu rugo, umutuma koze byombo yiruka, umutuma gukubura yiruka, umutuma guteka yiruka, ninde wahitamo? Nahitamo Knowless. Why? Arubaha. Bona ko yubaha ku buryo uwo wamuhaye inshingano z'ibyo agomba gukora yabiha agaciro. Yego. Byiza cyane. Knowless ni umukobwa wakubera umukozi wo cyane rwose. Yego. Minister, mu rugendo rwawe rwa sinema hari abantu benshi babigizemo uruhare. Bwo turi gusoza ikiganiro, hari abantu bagize uruhare mwizamuka ryawe ndetse no kubura umuntu uzwi ku imihanda, uzwi mu societe, uzwi muri sinema ya Rwanda. Ni bande bantu ushimira babigizemo uruhare ukavuga ati uyu muntu yaramfashije koko mu rugendo rwanjye? So mbere na mbere ndabanza gushimira umupasiteri umwe bita Pastor Gaspard Bucyabungura ubwenge. Yego. Niwe wanditse agatabo bwa mbere bita urukundo rukomeza indahiro. Ambona nk'umuntu wamufasha gukora sinema yako tukanayikina. Uyu munsi wa none ashobora kuba adafite umwanya wo gukurikira Big Town TV kuko n'umwe mu bayobozi bakuru ba CICR. Niwe ushinzwe inkambi y'Imahama y'impunzi. Rero uwo ari mu bantu nashimira bwa mbere kuko niwe wanyicaje imbere ya kamera bwa mbere ninjira kuri social media. Undi muntu wa kabiri nashimira umukobwa bita Ariete niwe nanone wanyinjije muri filime noneho bya nyabyo tujya gutangira filime bita Ngunda. Filime twakoze y'umugabo bitaga Inkindi hariya Norvège. Ntangira filime bita Ngunda dukira n'umugabo ari Ngunda nayitangiyemo ndi gitifu w'umurenge. Ngira umugisha wo kugirwa nyine icyo cyizere cyo guhabwa role z'abantu nyine bakunze kuba umuyobozi. Urumva buriya wasanga kunze kuba umuyobozi. Na iyo filime nayitangiye nkina Ngunda ari jewe gitifu w'umurenge njya gukemura ibibazo bya Ngunda n'umugore we. Birangira rero nyuma banyinjije no muyo bita Papa Kiroso, ninjira ari Papa Kiroso ari umuhungu wanjye wananiranye. Kiroso benshi baramuzi kuri social media, niwe munyamakuru wa Sawa Show. Uriya muhungu rero n'umwana wanjye uriya no mu buzima busanzwe yahise umwana wanjye no mu buzima busanzwe yahise umwana wanjye kubera icyo ngicyo. Rero abona bo bari mu bo nshimira noneho by'umwihariko ngashimira Jojo. Ndashimira Jojo rwose kuko Jojo n'ejo bundi hari igihe tujya tugira iminsi mikuru tugafata nk'abantu tubona muri comment bajya bandika nk'abafana bacu cyangwa nk'inshuti zacu nk'abakunzi tukagira umunsi wo kuvuga ngo duhure nabo tunasangire tumenyane be kutwifuza nk'abastari babo ba supporting batababona tukabakenera bakaza hafi tugasangira niyo fanta tugasangira iyo byeri kuba yibashije tugasangira uwo muceri niyo nkoko bikagenda neza. Rero njya nkunda kubivuga Jojo ni ipfundo ryo kumenyekana kwanjye. N'ubundi abantu bari banzi kuko urumva mfite ibintu byinshi bindi ngembamo ariko mu bijyanye na sinema nyarwanda Jojo ni ipfundo ryo kumenyekana kwanjye ndabimushimira. Nkamushimira n'uburyo yahisemo akandeba mu bantu benshi hano hanze nkuko atangiye bivuga kare dufite abantu benshi baba papa babasha kwactinga muri sinema nyinshi zigiye zitandukanye ni role yampaye bashobora kuba bayikora. Ariko mushimira ikizere yangira akabona ari jewe ukwiye kwactinga nka minister kandi agashaka n'ibyo nkeneye ibitari kuboneka hafi nanjye nkabishaka kugira ngo tubashe gukora ubu butumwa bugende neza bugera aho bugomba kugera. Ndamushimira rero aho ari kandi vraiment akomeza imbaraga akomeza umutima yumve neza yuko nk'abakinnyi be nk'abakunzi be tumuri inyuma kugira tugume tugeze ku banyarwanda icyo bakeneye. Yego. Dusoza ikiganiro message wagenera abakunzi bawe umujuje cyangwa se abafana bawe. Message rero nabagenera iya mbere niyo kunyarukira ku ntimba ya Ravi bakakuma gukurikira ibikorwa bya minister mu ntimba ya Ravi ndetse n'ibikorwa bya Jojo muri rusange. Iya kabiri ni yuko abantu bakurikiye Big Town TV
bari kubaka amazu meza mu mujyi wa Kigali agezweho. Baza kureba Minister Munimba ya Ravi ni supervisor manager muri company bita Alibasha, ni company ikinga inzu, ibintu bya aluminium n'ibirahure, amapartition yo mu nzu, ibikoni byo mu nzu, amakaro, amamiro ari mu matorete meza cyane, no kuvuga ibintu byose bijyanye n'ubwubatsi, finissage z'amazu, finishing z'amazu zose. Batugane muri Alibasha, ni company y'Abarabu ikorera hano mu Rwanda, hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo baze kundeba wabaha nimero zawe bakazangeraho, nabahizange umpaye uruhushya ariko bazampamagara. So abakurikira Big Town TV bari kubaka imitamenwa hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, Alibasha turahagera, bampamagara kuko nigewe uri hafi kugira ngo mbafashe tubigenze neza, tububakire neza, turimbishe kuri 07 815 826 19 07 815 826 19. Mutugane muri Alibasha maze tubahe byose bijyanye n'ubuzima busanzwe bw'abanyarwanda. Kuri filime mutugane ku Ntimba ya Ravi. Murakoze cyane ko uwitwa Minister rwose umwe muri kamani zikomeye cyane yitwa Alibasha, mu muganire kugira ngo abakingira inzu, mbese abahereze buri kimwe cyose mukeneye ku nyubako zanyu. Reka tumushimire cyane kandi twifuza ko n'ubutani tumuhamagara azatwitaba, ndetse nawe aho uri hirya no hino wifuza kugira inyunganizi, ubutumwa ndetse n'ikiganiro ushobora gutambutsa hano kuri Big Town TV, duhamagara kuri 0783011960 maze umvugishe turebe aho icyo tubikoraho, ndetse turebe na topic dushobora kwa twageza. Suko ko bivuze wirukanka barayumva, bagomba kuyumva. Ni 0783011960. Ngiye mvuga nihuta cyane. Minister katugushimire cyane kandi wakoze. Murakoze, reka nanjye nshimire abantu mwese mwari mudukurikiye kuri Big Town TV. No kunyarukirayo ubundi ukazamura akazogera ukakerekezaho urutoki rwawe, wakoresha igikumwe, wakoresha musumba zose mu ntoki zawe 5 kandi ishaho ushaka ukanda akazogera, numara kwakanda ukabona kataraho umukara neza, manuka hasi ahantu handitse all, wongera ukandeyo kugira ngo notification zose n'ibyo bashyizeho uzajye ku gihe, kandi ubwo no ku Ntimba unyureho ugere gutyo. Murakoze cyane. Ngende Professor Cyucyu, iyi ni Big Town TV, ibiganiro bya Big Town byo nakagaruka. Ciao ciao.